ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni All the Gospel TV, nkuko twabemere ko tuzajya tubagezaho ijambo ry'ubwenge, ijambo rishobora kukubaka mu buryo bw'umwuka. Na n'uyu mwanya nibyo tugiye kukubwira. Hari igihe umuntu acibwa intege n'abantu. Ese mu buzima bwawe hari umuntu wari waguca intege ukumva ibyo wari warateguye ntuzabigeraho, ukumva mbese ibyo ushaka gukora araguca intege, ibyo ushaka kugeraho ukumva araguca intege, ariko mufite ijambo ry'ihumure. Iyo dusomye muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10 aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngutabara, nzajya ngukomeza, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Iyo ukomeje hepfo wasanga ijambo rivuga ngo abakugisha impaka cyangwa abakurakari, abaguteza ibyo bibazo ngo uzabashaka ubaburi, bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Ari ijambo nshaka kugukomeresha. Nimba hari igihe ujya kubona ukabona abantu bitambitse muri business zawe, mu byo ukora, mu byo ugerageza gukora, cyangwa ukabona hari bitagenda neza, bivuze ko Satani ntabwo uzamubona face to face, Satani ntabwo uzamuhura nawe mu nzira. Satani akoresha abantu cyangwa agakoresha ibintu, ariko intambwe imwe ijya imbere ku muntu uzi yajya iruta intambwe igihumbi zisubira inyuma cyangwa zitazi iyo zijya. Intambwe imwe ijya imbere ku muntu ufite vision, ufite ahantu agambiriye kujya, ndabigusubiramo, iruta intambwe igihumbi cyangwa zirenze ibihumbi zitazi iyo zigana cyangwa zijya hirya no hino. Nkongera nkakubwira ngo noneho ntugacibwe intege n'abantu batazi aho ugeze ugenda. Nimba hari vision, nimba hari inzozi ufite, ntugacibwe intege n'abatazi aho ugeze ugenda. Ushobora kuba hari ahantu wavuye, amateka mabi, ubuzima bubi, ubuhamya bwinshi bukomeye ufite, ariko abantu bakakubona uyu munsi, bakubonye ukuze, bakubonye ushatse, bakubonye urangije kwiga, bakubona ibi ngibi, ariko ntugacibwe intege n'abantu batazi aho ugeze ugenda. Inzozi zawe uzazigeraho, ibyo ushaka gukora uzabigeraho. Noneho iyo uri kumwe n'Imana, ijambo ry'Imana mu Baroma 8:3 biravuga ngo mbese nimba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabute kumuduhana n'ibindi byose. Nkunda kubibwira abantu, muri iyi si imbaraga zishobora gushyira akadomo ku buzima bwawe, imbaraga zishobora kuvuga ngo uyu munsi birarangiye bishyizweho iherezo, izo mbaraga ziri mu ruhande rwawe. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, njyewe nawe, izabute kumuduhana n'ibindi byose. Nyamara ukwiriye gushira ubwoba. Ndongera mukomeze mvuga ngo uzagera ku nzozi zawe, uzagera ku byo Imana yakuvuzeho, uzagera ku byo kenshi na kenshi Imana iganira natwe mu nzozi cyangwa mu mayerekwa ya nijoro. Ugasanga hari ibitekerezo bije muri wowe, hari ibitekerezo bije mu bwonko bwawe, ugasanga Imana irashaka kubishyira mu bikorwa. Kenshi na kenshi usanga hari igihe ibije muri twebwe, ibyubatse ubuzima bwawe binyura ahantu habiri. Kenshi na kenshi usanga byaranyuze ku maso ukabona ibintu, cyangwa bikanyura mu matwi. Ibintu byinshi byanyuze aho hantu habiri, byanyuze ku maso cyangwa binyura mu matwi. Rero niyo mpamvu ugomba no guhindura ibyo wumva. Hari ibintu wumva ugasanga bigukururiye mu kaga runaka, hari n'ibintu ureba ugasanga bigutaye mu cyobo runaka. Ariko nk'umuntu ufite vision, nk'umuntu ufite inzozi z'ahazaza, kandi hari ijambo ry'icyongereza rivuga ngo vision without implementation are just a dream. Bango ufite vision, ufite intumbero runaka, ariko zidashyirwa mu bikorwa, n'ubundi stili ziracyari inzozi, n'ubundi zakomeza kuba inzozi. Ariko please,
haranira kugira ngo inzozi zawe zishyirwe mu bikorwa. Kandi ikindi nakubwira, umunsi inzozi zawe zabaye ukuri, umunsi ibyo utekereza mu mutima wawe cyangwa muri wowe byabaye ukuri, nibwo abantu tuzamenya uri we wa nyawe. Umunsi ibyo utekereza wabishyize mu ngiro bikajyamo, nibwo abantu tuzamenya uri we wa nyawe. Ubu hari abantu batazi kurimo engineer ukomeye, hari abantu batazi kurimo umuntu waba umuyobozi ukomeye, harimo abantu batazi ko waba umuntu wubatse urugo rukomeye, harimo abantu batazi ko waba rwiyemezamirimo ukomeye, harimo abantu mbese baracyajajinga uko bakurebera physically, uko bakureba, ariko ikiri muri wowe umunsi cyashyizwe mu bikorwa nibwo tuzamenya uri we wa nyawe. Rero ntukajye utumwanya ku bantu bakurebera inyuma, ntibazi icyo utekereza, ntibazi icyo ushoboye, ariko ndabizi one day, umunsi umwe, igihe kimwe, ibyo utekereza n'ubundi bizashyirwa mu bikorwa. Rero ntugacibwe intege n'abantu batazi aho ugeze ugenda. Inzira y'ubuzima bari ndende, ariko Imana irahari kugira ngo igufashe, kandi natwe turahari kugira ngo tugutere courage, tukwifurize ibyiza, tunagusengere. Niyo mpamvu ngira ngo mu minota mikeya twabahariye yo kugira ngo tujye tubabwira byibura ijambo rishobora guhindura ubuzima bwawe, ijambo rishobora kugukura ahantu wari uri mu mitekerereze runaka rikakugeza ahandi. Ndagira ngo nsoze aka kantu gatoya musengera, Imana iguha umugisha. Ndabizi, ngewe ndabizi neza kuzabigeraho, ndabizi kuzabishobora, ndabizi ari ikintu mbere yuko musengera. Hari ibintu nabonye sibiterwa naho wavukiye. Aho wavukiye ni amateka wayanyuzemo. Hari abavukiye mu miryango ikomeye kugeza uyu munsi bari hasi, hariya hasi handi hari n'abandi bavukiye mu miryango twavuga ngo ya yindi yo hasi handi. Hari igihe tuzabaho ubuhamya, barya umushogoro bakawurisha undi mushogoro, ejo bakawuzindukiraho, ariko Imana ikabagira neza. Nawe uri umwe muri abo bashobora kugirirwa neza n'Imana. Reka musengere. Mana ishobora byose, Mana nziza, Mana ihindura amateka, turakwizera kuri Imana ishoboye byose. Nsengeye umuntu wari uri kureba iyi nyigisho, nsengeye umuntu wari uri kureba aya magambo, reka yumve hari ibihindutse muri we, reka yumve ko nta biracitse, uri Imana idakangwa na biracitse, na nyuma ya zero urakora. Musabiye umugisha, musabiye kwaguka mu mitekerereze, mu myibwirire, mu byo agerageza gukora byose ahabwa umugisha nawe. Ndisabye neze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana iguhe umugisha. Nimba wakunze ibiganiro ntukibagirwe gukanda subscribe, cyangwa ushobore kuba ufite icyifuzo runaka, ufite icyo ushaka kudusharinga cyangwa kutugeza, waduhamagara kuri 0780 20 556 420. Subiremo 0780 20 556 420, cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp ukoresheje iyo nimero. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.